neza. Wowe se bite? Neza fresh. Neza fresh. Bikoreye ubugeze. Siporo zawe ntabwo uzivaho. Muri iki kindi se. Umuvandimwe wawe se ari? Usize ari kuri phone. Wiriwe neza ariko. Ndaho kibazo. Sawa se ukazi byari bimeze bite? Rebye n'umunaniro gusa ariko nta kibazo. Umunaniro ntabwo wawe. Tarengo umuhungu wawe. Hi mom. Dani biteze. So. Saka mezaba. Do. Shansuza. None se wamusuje. Kandi musize hano hanze. Masoze senya. Kare zifatira yindi. Rero no nawe. Umuntu nsize hanze nongere musuze. Umusiga hanze se bivuze iki? Eragiye abantu bakundana baba bagomba gusuzanya buri umuntu nsize hanze nongera nkamuhobera. Cyane. Cyane. Twirirwanye n'inkaho Wiri gutera tumeze. Neze neza. Nase ntabwo ari kujya ku cyari. Uzajya ukabica. Ine bijyamo abantu babiri. Ariko nanjye nabonye. Ubundi mbere byo atari ngewe. Urakabije nawe rero fura mu rugo. Oya. Uzajya ureka gushonga. Urakabije kuba gucura cyane. Gentle. Mfura mu rugo. Ni wowe mfura ukaba na bucura. Oya, bucura. Ahubwo ako kantu niko ntarinze. Uri imfura ukaba na bucura. Uri byose. Namuhaye isosi y'ibishimbo. Mwari mumeze neza ariko. Yaratwaye ari no kwibera kuri phone. Ngo? Ngo wagize ute? Da. Ubaye buretse. Aka kanya uribagiwe. Noneho bisobanuye ngo namwe mwembi murumva mushaka ko nsigara ndi incike. Mere. Dan. Wongeye gutwara uri kuri telefone. Nta kintu cyihutirwa kirenze ubuzima bwawe. Uranyumva neza? Ubu uyu mwanya wibagiwe ibyo wakoze. Wabonye natuje ndaceceka kuko uri umwana wanjye. Wibagiwe ibyo wakoze. Ma, nyine urumva ko ma. Oya. Sorry man. Asashimuza kumeza kugira umuntu kugeza ryari. Ahantu hose kuvuga cyane mvaga ari brag bro. So byo watera brag ukatera brag na brag. Man, I'm sorry. No urumva nari bigambi. Ako bro ucinga man, izari brag kandi nyine nubwo mera yisabira akajya. Ngincirenga zari brag ku brag bakuri mere kuri bino bintu. Come on. Nuko agiye ibintu byose n'intambara tu. Urabona ndi kugira intambara. Reba mere ko nasoza neza. Okay. Sorry. Uyo bihambaza neza ari. Nyine basi mbabari. Nuko ningewe uri wishimiye nyine kumubabaza mbe numvaga ari brag tu. Kure kumenya ibintu uteramo brag n'ibyo utagomba guteramo brag. Okay. I'm sorry. Ntabwo bizongera. Ariko nawe yigira ariko. Toka. Warumye. Bro, uciringa worohe buryo umuntu agukira igitwe. Simana wagiye uko. Aka turebe neza basi man ya boro yacu. Ubwo na mera agiye turekeye TV ntari. So ngenge muri dushe rero. N'umucyushye. Mara umuntu w'umuja. Dushobora twanza tukina basa akantu ka. Umujama bisobanuye kutoga se. Oya ariko twanza nyine zo bishomere bako barya. Koga. Doga bro. Aze doga bro. Cyangwa woga rukuri. Oya like
no uryamye nicyo kibazo cyawe tunumenya amasaha no yari kujye imazi banahite iyo hatari imbe ari kunyinshi bana kajya dushoka kenari bikanari reka nshaka ahantu ko kunywa ubwo nawe urabona umuntu ushaka kunywa na runaka se nta kibazo okay Yes, please. Monica. Monica, how are you? Okay. Yes. Welcome. Thank you. how do you feel I'm fine. wow twari twavuganye ku bigendanye no kuba wahabwa akazi document zawe zabaye approved akazi sinzi rero niba waje witeguye ko watangira akazi cyangwa se ukeneye I already nta wundi munsi ukeneye kuba wakwitegura okay thank you hano wareba ibi ibyo ugomba kuba waheraho umenye inshingano zawe umenye abafatanyabikorwa dukorana nabo ndetse unamenye aho kuri stock ahariho ndetse n'ibyo ugomba kubanza kujya kuverifiya kugira ngo umenye uburyo ubasha kuba wajya gukora marketing uzi ibiri kuri stock so uraza kubisoma hanyuma uze gushaka time uze no kugera kuri iriya company yindi dukuraho dustockera ibyo tudelivaringa twohereza abakiriya umenye ibiri muri stock kugira ngo uze kumenya ibyo ubasha kuba waza gukora promotion okay so wenda ndumva twaza kuvugana after ukaza kumbwira uko byagenze thank you no ibyo bintu uri mumbwira nibyo ndashaka kumva like nk'ubu nyine muri company mu mazi akazi kanyu no gushaka aho ibicuruzwa bigomba kujya ibyo nibyo bintu mwishyurirwa and then what look James wowe na team yawe niba mukeneye ko tubongera contract mufite kudelivaringa ibintu ku gihe mukaduha ibintu dukeneye exactly none se niki mubura no wimbwira like okay abakozi ufite barahagije ku rwego rw'uko ibicuruzwa byose bishobora kugera aho bigomba kujya ushaka abakozi bangahe kugira ngo ibintu bijye ku murongo imodoka ntago zihari hanyuma se ikigaragara ahubwo mufite imikino mu kazi kandi ibyo bintu nibyo biri buze gutuma ndibugira nibazo namwe Excusez-moi. Bonjour. oh bonjour Daniela. oh I'm sorry naribagiwe waruje by'akazi right Nje mvuye muri Tsuki Business Group Limited. what Tsuki Business Group Limited. Narinje muri stock kureba ibyo dusapurayinga uko bingana. Nkajya wait usigaye ukora muri Tsuki Business Group Limited yes. how Nasabye akazi barakara. okay I'm sorry wakichara look I'm really sorry It's okay. naribagiwe nshyize akazi kenshi but I'm happy ko wabonye akazi Thank you. yeah
cyagiye mva hano Okay. Ndishimye ko risubiza akazi kandi igena n'ubundi ryaduhuje. Sinzi niba nyuma y'akazi wanyemerera wenda tugasangira just kubwo kwica amande. Niba ntacyo bigutwaye, it's just harmless lunch cyangwa se dinner. Amahitamo ni ayawe no kugira nica amande just nta kindi. nyuma y'akazi Okay. Sawa, reka nguhamagarire umuntu ugufasha. Yes. Nsanga muri office. Okay. Right. Hanyuma Brenda mukobwa wawe imyaka myinshi wabaye amahoro uri muzima niko ndumva mfite utuntu twinshi two kukubaza bite ni byiza bize neza ukagenda nubwo ntaramenya ngo byagenze gute ugahera iyo habe sa ntabwo dukunda mami uzi ukuntu mbakunda ariko nari mbakunda ngaho ibaze imyaka harya n'ingano imyaka irenga 2 yose. Imyaka irenga hafi 3. yewe nageze ahantu numva ntangiye kwiyakira numvaga naragiye ibyo biguruka nta mababa untera irungu mana yanjye mbese mubazi mu kanwa kanjye ni Brenda uyu nene natesheje umutwe siko neza abo babuze gato ikiriho twari kuba twaragikuye ahubwo mana hatubwire undi yaragiye. aho nari naragiye byo ni longue story kabisa ntago nzabifatira undi mwanya mbibabwire kuko ntago nabirangiza n'ibirenge ntacyo duciyemo ibyo nzabibabwira Hi bro. Fresh. Your truth is better.